Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanje gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira amahoro n'imigisha ko byasakara ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Dukomeje ikiganiro cyacu waruzi ko ese waruzi ibyiza biri mu kwezi kwa Ramadan, aho dusangamo ijoro rya Laylatul Qadri. Ya ahbabi, inshuti yanjye rero, wallahi la nadri hal nasumu ba'da hadha am. Ese urabizi yuko neza uzasiba ikindi gisibo nyuma y'uyu mwaka? Rero fasallu salatan muwaddi'in, ngaho mugire inama yuko twasari ibihagararo byinshi cyane, twasari cyane nkaho turi gusari bwa nyuma, kubera yuko fa wallahi la nadri, ntabwo tuzi yuko umwaka utaha nimba ushobora kuzasiba ikindi gisibo cy'ukwezi kwa Ramadani. Imma amradun, ushobora guhura n'uburwayi, ushobora guhura n'izindi mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye zishobora gutuma udasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani, cyangwa se ngo wongere uhure na Laylatul Qadri, nijoro ry'ubugabe. Rero annasu kharaju, abantu barasohoka mu mago yabo, walam yaudu, ariko nibagaruke. Ni bangahe bava mu mago yabo ariko tukajya kumva ngo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu bagaragu bakora ibyiza. Turasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaduhuza nijoro rya Laylatul Qadri. Wannasu, rero n'abandi bantu none, wannam, bakongera bakaryama, walam yastayqidhu, ariko nibabyuke. Muri ino minsi abantu bashaka kwiryamira gusa, ariko ntago bashaka kubyuka ngo begere Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bakore amasengesho, bakore ibikorwa byiza byegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika, rero kuri ibyo ngibyo nuko inna Ramadana, mukuri ukwezi kwa Ramadan, madrasa, ni ishuri, ni ishuri twigamo uburyo twegera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati muri suratul Qadri, ati inna anzalnahu fi laylatil qadri, mukuri Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye Qur'ani mu ijoro rya Laylatul Qadri, nkuko tubisanga muri tafsir al-Qur'an, ati inna anzalna al-Qur'an al-jumla ila as-sama, twamanuye Qur'ani yose tuyivanye ku kirere, fi Laylatul Qadri, mu ijoro rya Laylatul Qadri. Icyo gihe hari min shahri Ramadan, hari mu kwezi kwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala agakomeza atubwira ati wama adraka ma Laylatul Qadri. Ahangaha yarimo arabwira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati hal tadri ayuha nabi, yewe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ese wabuzi ma fi hadhihi al-layl, ibyiza n'imigisha muri iri joro ry'ukwezi kwa Ramadan, ariyo Laylatul Qadri. Ati hadhihi al-layla, iri joro mukuri laylatul azima khaira, ni joro ry'ubugabe, ni joro ryiza, ni joro rihambaye. Fahiya khairu min alfi shahr, aho rifite ibyiza biruta amezi igihumbi. Liman qama, wa wundi uzabasha kurifatisha, imanan, akarihagararamo, akarisengamo, imanan, afite ukwemera Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, yiza yuko ibyo arimo arakora ibihembo byaryo ry'iryo joro azabisanga imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nanakwibutsa yuko muri iri joro niho abamarayika bamanuka, hakamanukamo na malaika Jibril alayhi salam. Bityo rero umuvandimwe Jabir radiyallahu anhu, Imana imwishimire, aratubwira ati sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nabashije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ati lima yanzilu Jibril alayhi salam, ati se Jibril alayhi salam niki kimumanura muri Laylatul Qadri? Faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, maze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iramusubiza ati yanzilu malaikatu Jibril, malaika Jibril amanuka, ati yatafaqqada al-Qur'an, aje kureba Qur'an. Rero ahlul Qur'an aina antum, babandi basoma Qur'an muri hehe? Bityo rero kuno kwezi cyangwa se iri joro ry'ubugabe ni ijoro buri wese akagombye gusoma Qur'ani cyane kugira ngo abashe kubona ibyiza bavanywe Islam. Rero n'umwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yindi hadithi ikongera ikatubwira ati man qama Laylatul Qadri, wa wundi uzahagarara igihagararo cy'ijoro, ubwo akagira amahirwe agafatisha Laylatul Qadri,
iman wa ihtisaba, yemera Allah subhanahu wa ta'ala, yizera yuko n'ibihembo byose azayisanga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala azamubabarira ibyaha bye. Mu yindi hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, ummul mu'minin, aratubwira ati qalat, aratubwira ati kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, iyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhala ashru, iyo hinjiraga iyi minsi 10 ya nyuma, shadda mizarahu, yarakinyiraga cyane, wa ahya layla, yarangiza agatangira gukora ibihagararo bye, wa ayqadha ahlahu, yarangiza akabyutsa abantu biwe nabo bagatangira gusari ino tahajjudi, kugira ngo barebe yuko bagira gute bahura na Lailatul Qadri. Ni byiza rero nimba ubyutse, byutsa nabi wawe kugira ngo mushakishe ijoro ry'ubugabe, cyane cyane yuko twabonye yuko hadhihi Lailatul Azima, ni ijoro rihambaye cyane, ni ijoro mwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala yagakwiye gushakisha cyane, by'umwihariko muri kuno kwezi kwa Ramadan. Hari abantu rero bitwaza yuko ngo ku musigiti ni kure, ugasanga umuntu mukuri arazindaye, ntabwo asaye kino gihagararo, ariko mukuri ntago ari ngombwa yuko ujya ku musigiti, no mu rugo, byuka mu rugo usari, wegere witeka Allah subhanahu wa ta'ala, maze usabe cyane, Allah subhanahu wa ta'ala azagusubiza ubusabe bwawe. Hadithi yacu ya nyuma tugiye kurebera hamwe nuko Aisha, ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, Imana imwishimire, aratubwira yuko ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, bivuye ku mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kana nabi sallallahu alayhi wa sallam, mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yashtahidu fi 10 al-awakhir, yajaga ishiraho umuhate cyane muri iyi minsi 10 ya nyuma. Ati Aisha katubwira ati ma la yashtahidu fi ghayrihi, kurusha uko yashiraga umwete mu yindi minsi. Bivuze rero yuko umuyisilamu wese aho ava akagera agomba gushiraho umuhate muri iyi minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadani, turimo turashakamo ibyiza bya Lailatul Qadri.